ikintu cyose umuhungu akoze ni gute nakumva ko ngiye natakwasi inkwi umusaza wanjye ari we wazaza. Niyo mpamvu rero dushaka ko na wa mukobwa azazasa na wa muhungu akazakubura akazakoropa akazaza musana. Nibyo ngibyo dushaka ko umukobwa yigirira icyizere muri we, na muri cya gihe azaba ari kumwe na musaza we akazumva ko atari hasi ahubwo azumva ko baringaniye. Mwire mwese abakurikiye Fata Ikiganza TV, uyu ni umwanya tugezemo mwiza cyo tugiraho ikiganiro. Twaba tugiye kubagezaho ikiganiro ku burenganzira bw'abana. Uburenganzira bw'abana ni iki? Uburenganzira bw'abana bukorwa bute? Ababyeyi bagira uruhare gute mu burenganzira bw'abana? Hano turi kumwe n'abatumirwa babiri, ngira ngo twahera ibumoso tugahera ku mukobwa twibwira, tugaherutsa ku muhungu naka twibwira, kugira ngo tumye aho tugiye kubana nabo mu kiganiro cyacu. Twiyuse cyane twahera ku mukobwa akatwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Agnes Basiranje, nkaba niga groupe scolaire Gitarama, nkaba ndi muri club ya Sport for Change. Murakoze. Nitwa Nsabimana Jean Bosco, nkaba niga kuri groupe scolaire Gitarama, nkaba mbarizwa muri club ya Sport for Change. Sport for Change, Sport for Change, Sport for Change, siporo igamije impinduka. Ese igihe mumaze mubayeho wenda ntabwo tukizi, wenda mwakibwira abakurikiye n'abateze amatwi Fata Ikiganza TV, mumaze igihe kingana gute? Mu gihe mumaze nibe bikorwa ubona byagize impinduka ku bana, kuko turi mu Sport for Change ni siporo igamije impinduka. Harimo club irimo abana bangana gute muri makeya? Murakoze. Club irimo abana benshi, harimo abana bageze kuri 200, kuko iyi club yacu imaze imyaka 3 irengaho. Yatangiye 2018 n'indi minsi mike, ntabwo ari cyane. Noneho club yacu igeneye abakobwa, niyo tubanza gufosikarizinga kenshi abakobwa kugira ngo babe benshi, kuko murabizi ko mbere ntago abakobwa bisangaga mu mahungu, ari imirimo myinshi tutakoraga ari ubwo ari abahungu, nabo ari abahungu bakoraga imirimo yabo ariko batakora iy'abakobwa. Nicyo kintu rero twega dushaka ko imirimo yose abakobwa n'abahungu yose biyisangira. Ku mirimo y'abakobwa, ku mirimo numva mukomeza kwitsa cyane ku mirimo. Ese niye mirimo abakobwa bakoraga cyangwa abahungu bumvaga yuko atari yabo? Kuri ubu turumva yuko hari uburinganire, sibyo? Uburinganire n'ubwuzuzanye. Ese mubwumva mute muri mwebwe? Urebye iki club yacu igamije, usanga nk'uko kera bari bafite imyumvire umukobwa ntabwo yabasha kurira igikwa cy'inzu ngo abe yakubaka, ariko kenshi na kenshi usanga n'ibiganiro byinshi dutegura tubaganiriza tubabwira gutinyuka, tukababwira yuko bashoboye imirimo yose bayishoboye kandi nta kintu batakora. Ubu ngubu nta kintu umuhungu yakora umukobwa ntagikore. Umukobwa ubu ngubu bashobora kujya mu kibuga agakina umupira, ariko kera ntabwo byabagaho. Usanga rero cyane cyane ibiganiro byinshi tuba turi kubateguramo, byinshi tuba tubabwira, hari tubaganiriza no ku bijyanye n'uburumbuke. Hari nk'igihe nk'umukobwa aba atashoboraga kwibarira wenda nk'igihe cyiwe, nabo tukaba twamufasha nabwo muri ubwo buryo, kuko n'ubwo bumenyi nabwo tugiye tubifite, twarabihuguye. Reka mfashe musaza wanjye. Icyo namufashaho ni uko kera ntabwo wasangaga umukobwa ari gukinana n'umuhungu mu kibuga, ntabwo ibyo byabagaho. Wasangaga mu gihe ababyeyi barabyaye abakobwa babiri n'umuhungu umwe, umuhungu akaba ari ujya kwiga, abo bakobwa bagasigara mu rugo. Ibyo ntabwo dushaka, nibyo ngibyo turi gufasikasingaho. Niyo mpamvu dushaka ko abakobwa bigirira icyizere muri bo, bakajya guhatarana n'abahungu basaza babo. Ikintu cyose umuhungu akoze ni gute nakumva ko ngiye natakwasi inkwi
umusaza wanjye ari we wazaza. Niyo mpamvu rero dushaka ko na wa mukobwa azazasa, na wa muhungu akazakubura, akazakoropa, akazaza musana. Nibyo ngibyo dushaka ko umukobwa yigirira icyizere muri we, na muri cya gihe azaba ari kumwe na musaza we akazumva ko atari hasi, ahubwo azumva ko baringaniye. Nicyo ngicyo. Ni byiza cyane rwose, ndumva mufite intego nziza cyane kabisa. Mutubwiye ku ntego zanyu za club yanyu Sport for Change, sanzemo kuba mwaganiriza abana cyane cyane, ariko mwema ikintu gikomeye kuganiriza abana uburyo cyane cyane ab'abakobwa ngo kubara iminsi yabo yo kujya mu mihango. Muri iki gihe usanga ababyeyi benshi batinya kuba baganiriza abana babo. Ese niki mukangurira abana, mubabwira gute kugira ngo babashe kuganira n'ababyeyi babo, babaganirize ku ibyo bintu? Kuko usanga ababyeyi bihiye kenshi bavuga ati nahera nganiriza umwana wanjye iby'imyanya y'uburumbuke cyangwa ibyo ku buzima bwe bw'imyororokere, nahera mbe muganiriza. Ni iki mwabwira abo babyeyi bakurikiye Mfata Ikiganza TV, mwabwira kugira ngo bagira abana babo inama banabaganirize? Icyambere rero nuko ababyeyi badufasha nabo bakifasha, kuko ni hahandi umwana azajya mu mihango, sibyo, asange babandi baba bari kumwe babibonye mbere. Kandi iyo mama we cyangwa papa we bicara bakaganira, bakamubwira ko kujya mu mihango ari igihe umwana ashobora kujya mu mihango akagira ngo yagize ikindi kibazo, kandi nta kindi kibazo, ahubwo ni byiza ku buzima bwe. Rero ababyeyi bameze nka gutyo turashaka ko bicaza abana babo bakabaganiriza. Niyo mpamvu twebwe iyi club yajeho ya Sport for Change, kugira ngo bya bindi byose twumva hanze, ya makuru yose mabi cyangwa meza yose tuza tukayakusanyiriza hamwe tukumva. Rero umwana iyo ageze muri icyo gihe tumubwira ibikoresho byose agomba kuba afite. Niyo umubyeyi we ni hahandi usanga umwana yishoye mu busambanyi kubera ya mafaranga, nta mafaranga afite, nta mafaranga azabona yo kugura Cotex, ntago azajya kubwira mama ngo nangurira Cotex atarigeze abimwigisha. Cyambere nuko twabwira ababyeyi ko bakwicaza abana b'abakobwa. Nicyo kintu gihangayikishije u Rwanda, kwicaza abana b'abakobwa bakabaganiriza kuri icyo kibazo. Ntago ari ikibazo kirekire, ahubwo ni akantu gato. Nicaze mama muganirize. Akenshi ahenshi twagiye tunasanga ababyeyi babo nabo batazi iminsi yabo. Ikintu tubafasha nk'abana bacu ba muri club ya Sport for Change tuba twaragiye tubyiga kenshi. Niyo mpamvu rero tugenda tubabwira ati mugende imba mama watarabizi, ugende umwicaza umubwira ati ticha yambwiye gutya, nabibonye gutya, kandi ukagenda ukabimwereka, nawe aza kukubwira ati ntabyo narinzi, ahubwo ni ukubigenda. Ndumva ari byiza cyane kabisa. Turebye mutubwiye ku ngamba no ku buryo umwana yabasha gufasha umubyeyi we gusobanukirwa ibijyanye na club yanyu. Ese abana mubana muri club, umuntu ababikunze, umuntu abishimira kuba muri kumwe, umuntu ababyakira gute muri make mu buzima bwa buri munsi mubana, kandi mwe mubanamo cyane? Urebye igihe tumaze tubikora, twumva ko igihe tumaze ni kinini cyane, kandi abana uko tubigize nuko usanga babyishimiye cyane. Ubundi dukora ku wa gatatu saa 9:40 tukaganira. Buri mwana wese iyo turangiza ikiganiro tumubaza icyo atahanye, kandi usanga babyumva neza nta kibazo bakadusubiza. Ndumva ari byiza pe. Ni ibintu bikwena kuba byagenda mu yandi mashuri, kuko urumva yuko intego mufite n'ingamba ari ibintu byafasha abana benshi. Icyo naka twifuza nka Mfata Ikiganza TV ni uko bitagarukira ahangaha, sibyo, ahubwo mukore n'ubundi bukangurambaga, mugende na mu bindi bigo by'amashuri, mwigisha abana baho, mu bashinga n'ama club menshi, kugira ngo tubashe kuba twazamura urubyiruko rwinshi kandi rufite igihugu akamaro, sibyo. Soza mujyanyeje mwibe turimo bya coronavirus, ni ngiye nama mwagira abana ba mu rugo batoya, abitegura kuza ku mashuri, abari ku ishuri, abo hirya no hino abana mu gihugu hose ndetse n'abakurikira hanze y'u Rwanda, ni kimwe ababwira bijyanyeje n'uko mumaze kubona iki cyorezo kimeze, inama mwabagira muri make? Icyambere nababwira nuko bakomeza kwirinda, kuko abanyeshuri biragoranye pe,
biragoranye nabo barabizi ko bigoranye kuko ntago kwicara amasaha angahe wambaye agapfukamunwa cyangwa hasigaramo metero ni ibintu bigoye ariko ikintu cya mbere tubanza kwirinda twambara agapfukamunwa neza ni henshi turi kugenda dusanga nta gapfukamunwa cyangwa bakambaye nabi ibyo ngibyo nibyo biri kugaragara ahantu henshi tubyirinde ikindi dukaraba amazi menshi ku bigo bitandukanye bagiye bashyiraho kandagira ukarabe n'isabune ibishoboka byose baragiye barabidukorera ariko abenshi ntabwo bari kubyakira neza nyine ngo bakarabe dukora ubushoboka byose dukarabe twambara agapfukamunwa dusigaye mu metero nk'uko babivuze njyewe nawe twirinde kwandura icyorezo cya coronavirus naba ari ngiye wandura cyangwa ngo nanduza abandi dushimira cyane abaduteze amatwi n'abadukurikiye kuri Mfata Ikiganza TV tubashishikariza gukora like and share na subscribe kuri channel yacu Mfata Ikiganza TV. Murakoze.